Bill Gates yatangaje ko nta mwarimu cyangwa umuganga uzaba ugikenewe mu myaka 10 iri imbere yonyine. Umunyemari Bill Gates, umwe mu baherwe bari kuri iyi si, yatangaje ko kubera imbaraga zashyizwe mu bwenge bw'ubukorano cyangwa se AI, nta muganga cyangwa umwarimu uzaba ugikenewe mu myaka 10 iri imbere, dore ko n'ubundi abari bahari bakiri ku mubare muto cyane. Uyu mugabo Bill Gates yatangaje ko iterambere mu bwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence cyangwa se AI mu mpine rizagabanya cyane uruhare rw'abantu mu mirimo myinshi ya gakondo nko mu buvuzi no mu burezi, kandi izo mpinduka zikomeye zishobora kuba zigiye gutangira mu gihe kitarenze imyaka 10 yonyine. Ndagushimira cyane wamaze kwandika subscribe kuri Irika TV Rwanda, nawe mushyashya ngo haye ikaze, komeza ubane natwe tubane. Mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyarwenya Jimmy Fallon kuri NBC mu kiganiro cyiswe The Tonight Show, Bill Gates washinze Microsoft yavuze ko hazaza aho abantu batazaba bagikenewe mu bintu byinshi, kuko ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se AI rizajya rikora imirimo isaba ubumenyi bwihariye bw'abantu. Muri icyo kiganiro Bill Gates yasobanuye ko muri iki gihe hakenewe abaganga benshi b'inzobere n'abarimu benshi b'indashyikirwa, ariko nanone bigorana mu kubabona. Ariko mu myaka 10 iri imbere, inama nziza z'ubuvuzi n'inyigisho nziza zizaba ziboneka ku buntu kandi zisakare hose nk'uko Gates yabitangaje. Bill Gates aherutse gusobanura byinshi kuri iyi ntego nshya yise ubwenge bw'ubuntu mu kiganiro yagiranye n'umwarimu wa Harvard Arthur Brooks, agaruka ku byiza bya AI n'ingaruka bizasigira abantu. Yavuze ko ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se AI rizagenda ryigarurira ubuzima bw'abantu, rigahindura cyane inzego zitandukanye uhereye ku buvuzi n'isesengura ry'indwara kugeza ku burezi, aho abarimu b'ubwenge bw'ubukorano bazaboneka ku bwinshi abandi bagasubira kwisuka. Bill Gates ati ibi bintu ni ibintu bihambaye cyane ndetse bisaba kwitonda kuko biri gukorwa vuba cyane kandi nta mupaka bifite. Gusa nubwo bimeze gutya, mu gihe bamwe babona AI cyangwa se artificial intelligence nk'igikoresho cyiza kiganisha abantu ku iterambere, abandi basesenguzi ndetse yewe barimo na Elon Musk ariwe washyize imbaraga muri AI basanga ari urupfu abantu bari kwikorera, bazi ko bigiye kubarinda urupfu kandi ari rwo rubategereje. Si Elon Musk gusa rero, ni benshi bagenda bavuga yuko isi igeze ku musozo, ndetse bavuga ko Sekibi amaze gufata indi ntera, aho umuntu azaba atagikeneye gukoresha umubiri we, ahubwo gukoresha umubiri we nk'umuntu Imana yaremye, ahubwo bizasaba ko akora nk'imashini cyangwa se imashini zigakora mu mwanya yakabaye akoramo. Ibi rero mu bigaragara abantu benshi byamaze kubatera ubwoba, aho batangira kujya bavuga ko bishobora kuba ari isi igeze ku musozo. Ku bikubitiro rero mu bantu byahangayikishije cyane ndetse byanateye n'ubwoba abaganga n'abarimu, kuko basa n'ahari bo bibasiwe muri ibi bintu, bagize ubwoba ndetse abenshi banatangiye no gutekereza ibindi bajyamo gukora, kuko ni ikintu gitangaje kubona bagiye gusimburwa mu mirimo. Ndetse sabo gusa, kuko Bill Gates avuga ko bitari abaganga gusa n'abarimu bizagenda bifata n'izindi ntera, ndetse imirimo yose isaba amaboko cyangwa ubwenge bwa muntu, AI cyangwa se n'ibindi n'amarobo bikagenda bibikora, abantu bagasigara ntacyo bafite cyo gukora. Bibiliya nayo iti ubwenge buzagwira mu minsi ya nyuma y'imperuka, ubwenge buzaba bwinshi, abantu benshi bazahugira mu bibateza imbere, ibibagirwa Imana ntibazibuka ukundi ko ndi Imana yabaremye, bizatuma njyewe nza nk'umujura. Ese nawe urabona ko isi igeze ku musozo? Niba ubibona, kanda subscribe, like, share ndetse na comment bisangize n'abandi. Ndabakunda cyane. Iyi ni Irika TV Rwanda. Ciao ciao.